mutaza kugira ngo ni intambara yoroshye, ahubwo ibyo muri kumva n'ibyo muri kubona ni bike, yagiye kubaho ibindi. Buriya Irani cyangwa se Perisi ku basoma Bibiliya, mushobora kuba mutekereza ko ari abantu boroheje kurusha ibindi bihugu by'Abarabu byose byamanitse amaboko bikiyunga na Isiraheli. Ntago aba mu bantu baza bakesekta icyo bita sioniste imyanzuro yabafatiye. Niyo mvuze umva abantu ngiye ngo gushyigikiye ngo Isiraheli ugasanga babashushanyije ibintu biri hidden ngo ubwoko bw'Imana, wareba ibintu bari gukora ugasanga ntago Imana ikoresha abantu bameze kuri yaba ari Imana. Arega hari ibintu bibaho mu buryo bwo kurwanya Imana. Imana iba ifite ubwoko nka buriya, yaba ari Imana yicana, yaba ari Imana yenderanya, yaba ari Imana ishotorana, yaba ari Imana y'ingome. Imana ifite ubwoko bumeze kuri ywe. Donc osome y'ibi bintu byose mutekereza biriho uwitwa Bali cyangwa se Satani, niwe utegura ibintu byose mubona. Hanyuma afite nuza families eshatu zikomeye zikorana nawe. Hariyo bita Rothschild, nayibabwiyeho bwashize. Aba ni abantu utakumva bavugwa mu mapolitike, wenda bakunda kuvugwa cyane mu bintu by'amafaranga, ariko ni families ziri connected exactement, bo bafite ubushobozi bwo kwivuganira na Satani direct. Iyi ntambara ya Irani na Isiraheli na Amerika, abantu benshi ntago muri kubona yuko game cyangwa se umukino uri gukinwa hagati ya Isiraheli na Amerika na Irani n'ibihugu biri inyuma. Bari gukina umukino usanzwe ukinwa mu bisanzwe, kuko bura intambara igira uburyo ki itegurwa, ikagira n'uburyo ishyirwa mu bikorwa kugera ku rwego n'abayandika amateka cyangwa se n'icyo bashaka bayashimangirisha imiteguro yabo. Waruzi yuko umuntu ashobora kwicara akarasa abantu cyangwa se akica abantu, we ku giti cye yicira abantu be, agahita ahamya ko ari abandi bantu babishe, kugira ngo nk'ubu n'urugero nka Amerika na Isiraheli ikagenda igafata nk'igice runaka ikica nk'abantu cyangwa ikatera nk'ibisasu, igahita ivuga ngo ni Irani iri kubihatera. None wakora mu buryo bw'inyurabwenge, wakora analize na synthèse ugasanga ntago Irani yari ifite uburyo bwo kugera aho hantu bitewe n'impamvu runaka. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo rwinshi bikomeze kuba ku buzima bwawe, wowe n'abawe n'umuryango wawe ndetse n'igihugu uherereyemo. Imana y'amahoro ikurinde, ikurindishe urukundo rwayo rwinshi. Impamvu mvuze ibi ngibi, isi iri mu gututumba, isi iri mu kwinjira mu mwijima w'intambara ya gatatu y'isi yose. Iyo mvuze ibi ngibi, abahanga mu by'intambara cyangwa se bazi gusobanukirwa iby'intambara nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, murabizi ko hagiye habaho icyo bita intambara y'ubutita, la guerre froide. Intambara y'ubutita ni intambara yagiye ifata amaliye abiri asa nkaho yari amaze kurangira mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Izi ntambara rero z'ubutita zakomeje kubaho, zigenda ziba rwihishwa, ibihugu bikajya bifata impande zombi bigashinga imiryango bihuriyemo. Uyu munsi rero hari icyo bita imbarutso cyangwa se kabitera. Buriya intambara yose aho iva ikagera igira imbarutso za kera cyangwa se impamvu ziyitera za kera, ikagira n'icyo bita imbarutso. Hanyuma ninjiye mu kiganiro cyacu kandi nuko twinjiyemo, uyu munsi tugiye kuganira ku ntambara ya Isiraheli ndetse na Iran. Iyo mvuze Isiraheli na Iran ujye wumva Amerika, wumve Uburusiya, wumve Ubushinwa, wumve Uburayi bwose, kuko iteka ryose iyo Isiraheli itangiye kugira igihugu irwana nacyo, haba hari impande zigishyigikiye, yaba mu buryo buhishe cyangwa se mu buryo bweruye. Ariko iyo yatangiye kuzamo uburyo bweruye, mu buryo bugaragara bwose. Nje kuganira kuri iyi ntambara kubera izihe mpamvu. Nabonye abantu benshi barabaye abafana, icyo bita abafana b'intambara. Reka mbabwize ukuri, nubona umuntu ari umufana, yaba ari gufana Iran, yaba ari gufana Isiraheli, mu buryo ubwo aribwo bwose, ujye umenya ko uwo muntu ari umufana wa Satani. Ndabivugira iki? Buriya iyi gitekerezo cy'intambara bwa mbere na mbere gihaguruka cyazanywe na Satani mu ijuru. Intambara irakomeza muri Edeni,
irakomeza. Mu rugamba rw'ishyanga Imana yari yirobanuye, iyo ntambara irakomeza kugeza n'uyu munsi. Intambara iracyariho. Hanyuma uwiyangaje mu ntambara nubwo akenshi atsindwa ni Satani. Ahantu hose Satani muzamubona yiyangaje mu ntambara azajya atsindwa. isi nk'abantu, kangurisha iryo jambo, kuko hari isi y'ibi bimera idafite ikibazo na kimwe, isi y'inyamaswa idafite ikibazo na kimwe, isi y'abantu ndetse ishamitseho n'isi y'abakarudaya. Nimvuga abakarudaya ni abantu bashamikiye mu gukorana n'imbaraga z'isi y'umwijima, yaba abacunyi, abarozi, abakonikoni, abaraguzi b'inyenyeri, ab'ibicu, b'imitwe. Donc ubwo bwenge nibwo bwitwa ubukarudaya cyangwa se ubwenge bw'abakarudaya. Iyi si y'umwijima n'abatware bayo bagiye bangiza iyi si y'ibigaragara y'icyatsi. Bayangiza kuko iburya imbaraga zo mu bitagaragara, kugira ngo tumenye ko zihari, zigaragarira mu bigaragara. Sinzi ikintu mvuze ariko muri kucyumva, kuko abantu tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu muzi kumva cyane, keretse babano bari mu cyiciro cyo kumva bakumvirana, nibe nabo basi. Hari n'abatumva burundu amatwi yabo baba bayazibye. Ariko ikintu nababwira, isi mbere y'uko ibintu bigaragara mu maso y'abantu bakabibona, mu bitagaragara biba byamanze kuba confirmed. Izi ntambara rero mubona zihera mu bitagaragara zikaza mu bigaragara. Abantu bakarasana, bakicana, bagakora ubushakashatsi, ubuvumbuzi bw'ibisasu bigiye bitandukanye, bisenya bikamena n'aya mabeto y'abantu mubona bikinjira bikajya mu butaka indani. Ibyo bintu biba byamanje kuba mu bitagaragara, byigishwa nande. Izi ntwaro zose mubona, yaba za nuclear war, aya mabombe muri kubona, za drone, buriya bwenge bwose, buriya bucakura bwose ni ubwenge abantu bigishwa n'abadayimoni. Imana yagiye ikora ikintu kidasanzwe, yabona ibyaha bikomeje kuba byinshi mu buryo ubwo aribwo bwose, igafata umwanzuro ikeza iyi si y'icyatsi cyangwa se iyi si igaragara, ikayeza ite, ikavuga ati mugende mumfashe mu mbaraga zanjye. Ubwa mbere Imana yeza isi yayejesheje amazi, yiyejesha amazi, iravuga ati mbo ibyaha bikomeje kuba byinshi, ibyaha bikomeje kuba kunukira mu maso yanjye, reka nejeshe isi amazi. Muribuka ku gihe cya Nowa rwose, Imana iraza yeza isi, irayeza. Imaze kuyeza umutima we uranezerwa, igirana n'abantu amasezerano, iravuga ati sinzongera kubicisha amazi, ndokoye abantu bo kwa Nowa. Ariko njya mvuga yuko bino bihanda, bano bana babyaranye n'abana b'abantu, bano sons of God, donc bano bamarayika baje bakabyarana n'abana b'abantu, ibi bihanda bishobora kuba byaratraverishije, kuko byo iyo abadayimoni bafite ubushobozi Imana yabihereye ku giti cyabo bwo kwambara imibiri y'abantu, ariko donc ntabwo bafite ubushobozi bwo kuba imiriro nk'uko Imana yabyize umuntu umuriro. Iyo mvuze umuriro, urabona yari kuntu tuvuga ngo turatwika imbaraga zose z'umwijima, twirukanye imikore yose y'abadayimoni, dutwitse imbaraga zose z'abadayimoni. Donc izo mbaraga zo gutwika ni abantu bazifite. Imana yagize abantu umuriro, abamarayika nabibagira imiyaga, ntabwo yigeze ibibambura. Niyo mpamvu n'imbaraga zituzingiyemo mu kuvuga, mu kumva, mu kureba, mu gukoraho. Donc izo ni imbaraga zizingiye mu bantu, kugira ngo n'abadayimoni babashe kubishobora, babashe kureba ibi bigaragara byo mu bitagaragara, babashe kureba ibigaragara. Bisaba ko hari abantu, donc ari ibinyabuzima byarikamo. Niyo munsi dufite abadayimoni baritse mu bantu, kandi mu buryo bukomeye. Mbo iyo step y'amazi Imana yikuraho, abantu barongera kubaho, baba bazima. Muri ku gihe cya Nowa, imwuzure urangiye, amahoro arongera arahinda, abantu bagumya kubaho. Ariko isi ikomeza kwambukiranyamo
ibi bihanda, reka nkoreshe iri jambo ry'ibihanda, mwarabibonye na ba Goliyati n'abandi na ba Yezebeli n'abandi. N'uyu munsi isi nuko yakomeje iteravesamo ibi bihanda kugeza n'uyu munsi. Buriya hari igihe mubona umuntu ari angana nk'uku kwa Robert, ari umuntu usanzwe, ariko muri we mo imbere ari igihanda. Kandi kuri buri firidi yose y'ubuzima tugiramo ibihanda, yaba mu by'ubuvuzi habamo ibihanda, yaba mu bya politiki habamo ibihanda, yaba mu bya siporo habamo ibihanda, yaba mu miryango habamo ibihanda. Ibihanda ni byinshi mu buryo bugize gute, bugiye butandukanye. Imana irongera avuga ati ariko isi wayejesha amaraso yanjye ubwayo. Buriya ntabwo Imana ijya hano umuntu itamuhaye nka silly warning, cyangwa se donc imbabazi zishamitse ku buryo butatu. Urumva ihanishije amazi, iravuga ati kandi ukora umuntu nerekure mu ndi muntu mushyashya, biranze. Ifasha umwanzuro wo ati kanitange ngewe amaraso yanjye ndebe ko yakweza isi. Hari abo yesheje turayishimira, kuko natwe turacyavuga kubera aya maraso yatwejesheje urukundo rwayo n'ubuntu bwayo, kuko ntago wabaho utuzuye intambara mu mitima yawe udafite uburyo wejeshwe n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Biranga, barayanga. Bibiliya iravuga ngo yaje mube ntibamwemera, ariko icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabashoboza bwo kuba abana b'Imana. Hari umuhungu rero wakuvuze ngo hazashya hagiye gushya. Kankoresha iri jambo kugira ngo n'abajene bumve iki kiganiro. Hazashya, hagiye gushya. Mbona nta kindi gikwiriye ko Imana yakwejesha isi usibye umuriro, usibye umuriro. Kandi niba hari ikintu kiryoha kibaho, kiryoha ni ukubona umuntu yakoze ikosa akaba ari ufasha kuryikosorera. Ni ukuri aba bantu bangiza isi bazanayishyirira ku murongo. Nsubiremo, aba bantu bangiza isi igasharira itari ikwiye gusharira, ibiryo bikabura mu isi, inzara ikaba nyinshi, intambara z'urudaca zikabaho, mu mbaraga z'ibitekerezo byabo nibo bazongera bakayitunganyiriza. Niyo mpamvu bumva bacura intwaro za kirimbuzi. Abantu benshi nk'iyi ntambara ya Irani na Isiraheli na Amerika, abantu benshi ntabwo muri kubona yuko game cyangwa se umukino uri gukinwa hagati ya Isiraheli na Amerika na Irani n'ibihugu biri inyuma. Bari gukina umukino usanzwe ukinwa mu bisanzwe, kuko buriya intambara igira uburyo ki itegurwa, ikagira n'uburyo ishyirwa mu bikorwa kugera ku rwego n'abayandika amateka cyangwa se n'icyo bashaka bayashimangirisha imiteguro yabo. Wari uzi yuko umuntu ashobora kwicara akarasa abantu cyangwa se akica abantu, we ku giti cye yicira abantu be, agahita ahamya ko ari abandi bantu babishe, kugira ngo nk'ubu n'urugero nka Amerika na Isiraheli, ikagenda igafata nk'igice runaka ikica nk'abantu cyangwa ikatera nk'ibisasu, igahita ivuga ngo ni Irani iri kubihatera. None wakora mu buryo bw'inyurabwenge, wakora analize na senteze, ugasanga ntabwo Irani yari ifite uburyo bwo kugera aho hantu bitewe n'impamvu runaka. Intambara rero uyu munsi basa nk'abari kuyototera gushaka gukoresha intwaro za kirimbuzi muri iyi ntambara ya Irani na Isiraheli. Ariko mu by'ukuri uku kototera gukoresha izi ntwaro za kirimbuzi, baraza gukora ikosa n'ababwiye ngo byo gutegura hari umuriro. Reka nkoreshe iryo jambo, kuko nuko amahire ubuza gukora ku mugaragaro cyangwa se uyu munyabugome akiri mu isi. Ariko icyo bototera n'icyo bashaka nuko bashaka ko abanzi b'Imana, donc umuriro bari gukora uzabarya, kandi rimwe nibo bazawicanira. Isubiremo, iyi si igiye kongera kwejeshwa n'umuriro, kandi ni last one. Bura iyo umuntu akubabariye rimwe akakubabarira kabiri, ku bwa gatatu. No mu buzima busanzwe, umugore wawe cyangwa umugabo wawe, umuntu w'inshuti yawe cyangwa umuntu runaka aguhemukiye bwa mbere ukamubabarira, mukiyunga, bwa kabiri akongera agasubira, ukongera ugatanga imbabazi ku nshuro ya gatatu,
hacu wambaye. Nikomereze ndi kuganira mu buryo bw'abantu bamwe bataraza kumva n'ibyo ndi kuvuga, bashobora no kubijajingisha ibindi bitekerezo runaka, ariko ibintu ndi kuvuga abanyamwuka mwumve icyo ndi kuvuga. Abantu benshi batekereza ko uyu mugabo witwa Ayatollah Khamenei ashobora kuba yarapfuye atari gemu yapanzwe, kuko mwabonye ko Mujtaba Khamenei umuhungu we yamaje kumusimbura, ariko n'ubundi gihe cyo kumwimika cyari kigeze bitewe na role aje gukina muri iyi ntambara ya Iran. Iyi ntambara ni intambara mutaza kugira ngo ni intambara yoroshye, ahubwo ibyo muri kumva n'ibyo muri kubona ni bike yagiye kubaho ibindi. Buriya Iran cyangwa se Perisi ku basoma Bibiliya, mushobora kuba mutekereza ko ari abantu boroheje kurusha ibindi bihugu by'Abarabu byose byamanitse amaboko bikiyunga na Isiraheli. Ntago aba bantu boroheje mu buryo bw'inzika z'intambara za kera no mu buryo bw'uyu munsi 2026 isi iri gukoresha ubwenge bw'ubuhangano cyangwa se ubwenge bucurano. Iyi ntambara iraza kuba indi yindi, ubwo muraza kubona mushobora kuza kwikanga musanze nka Netanyahu Benjamin nawe bamuhoreye kumwe, baba ngo muhorere Iran nkuko mu kitabu yahoza bivuga. Si ibyo byashoboka? Birashoboka, kuko nabonye na murumuna we nawe yongeye kugwa muri urugamba, murumuna wa Benjamin Netanyahu. Ubwo uwageze ku muvandimwe na nyirubwite yamugeraho, kuko byanze bikunze ntago umuvandimwe wa Netanyahu ari umuntu woroheje, ari n'umuntu donc uraho ngaho bapfa kugeraho. Reka mbwira abantu bamwe bakunda kuba abafanzi, nababwiye ko intambara umucura bitekerezo wayo arakanejo nasharinze kuri group imwe ya WhatsApp nayo nkabonye ahantu nkakurayo, ariko reka nkababwiraho n'akaonogram ndaza kugashyira kuri thumbnail. Uru rubanda rwo hasi cyangwa se aba bantu bo hasi basanzwe ntago bazi ibintu bicurirwa hejuru. Sinzi niba muri kukareba aka kantu, ariko reka nkabasomera ndaza kugashyiraho. Hari isi ishe amabanga y'umwijima njya ngunda kubabwira, donc yageze no ku rwego bw'umunuko, nuko igipfundikizo kitarakurwaho ngo umunukirwe. Donc osome y'ibi bintu byose mutekereza biriho uwitwa Bali cyangwa se Satani, niwe utegura ibintu byose mubona. Hanyuma afite nuza families eshatu zikomeye zikorana nawe, hariyo bita Rothschild, nayo babwiyeho bwashize. Aba ni abantu utakumva bavugwa mu mapolitike, wenda bakunda kuvugwa cyane mu bintu by'amafaranga, ariko ni family ziri connected exactement, bo bafite ubushobozi bwo kwivuganira na Satani direct. Ngubwo se ngakurupa ngo nawe bose ngo umuntu avugana na Satani, ko mwemera ko abantu bavugana n'Imana. Hakaba indi nuza bayita Royal Family. Royal Family ni principalities cyangwa se ibikomangoma. Bimwe Paulo yanditse haza indi family yitwa Rockefeller. Izi ni family ziri osome cyangwa se aba n'abacura bitekerezo, aba n'abafata myanzuro. Ari igihe abantu bicara Donald Trump ayoboye isi ni uri gufata imyanzuro, biriya binaza kuvuga mubona aza kuvuga. Hari abandi bantu baba babitekereje, we aza gukora execution, kubishyira mu bikorwa, nta kindi kinahinduyemo. Nawe ntazi impamvu arwana. Jusqu'à maintenant buri wamaze ati impamvu wateye Iran niyihe, kuko n'intambara nta bisobanuro bidasanzwe ifite. Ariko murabona ko uko umunsi ugenda, uyu munsi turi ku munsi wa 7 wayo wa 8 wayo, uko umunsi ugenda donc bensera mu ntambara niko nabo bagera ku rwego ntibasobanure nuko bimeze, bakanisanga no mu bintu batari bakwiye no kugira, ubundi bagatajya gukoresha itangazamakuru bahishe. Rero izi aba Rothschild, Royal Family na Rockefeller nibo bantu b'execta, donc bagena direction y'isi y'umwijima uko igenda.
ntibafite ubushobozi bwo kugena iyi ngiyi y'icyatsi, kuko iyi ngiyi ni igitekerezo cy'Imana, ariko isi y'umwijima nibo bayitwara, nibo bayigena, direction yayo niyo bayigena. Niyo mpamvu mu gitondo babyuka tugiye kurwana muri Ukraine, mu gitondo bakabyuka tugiye kurwana muri Congo, mu gitondo bakabyuka bakavuga ati tugiye kujya za South American muri za Venezuela, bakavuga ati mu gitondo tugiye kujya aha naha. Donc nabo ntibazi uko bigenda, barabyuka mu gitondo bakubaka ibintu, imiyoboro ngo ya peteroli n'iki byose bakabyubaka neza, mu gitondo bakabyuka babishwanyaguza nyine. Donc nabo ntibazi bibatwara. Umuntu yubatse igikorwa remezo, reka dufate nk'urugero rwa nka ziriya pompes za peteroli, ntabwo bafite gusenya ibintu bubatse imyaka 20 byamaze kujya ku murongo bitaruzura neza, bitaranagenda neza, bakaza kongera akabisenya. Nabo ubwabo muri mindset ntabwo baba bazi impamvu. Ni nka kumwe umuntu atwarwa n'icyaha akajya yisanga mu bujura, mu busambanyi, iriya mbaraga ikurura umuntu ugasanga atwawe n'ibyaha cyangwa se yabaswe n'ibyaha. Nabo babatware, aba bashoroshe Fredi, aba royal family, nabo bafite donc imbaraga ibategeka, nabo bakaza ku executa ya mbaraga ibatwara. Hanyuma hasi yabo hari abo bita aba Zionist arimo baba pastor wanyu nababwiraga n'abandi bantu bose nabo baza ku executa. Buriya abantu benshi akora bange ngo Israel ngo ni umwana ngo wa Amerika, ngo Israel ngo no, ahubwo Amerika ni umwana wa Israel. Ndavuga Israel y'uyu munsi, iyi ngiyi y'abasioniste nibo batwaye Amerika, nibo bayigenera ibyo bashaka, nibo bayitegeka ibyo bashaka, nibo no kubayoboye uko bumva bagize gute bashaka. Ariko au contraire mu isi abantu bazi ngo Amerika ngo n'umupolisi w'isi, no, sioniste uyu munsi nibo bambaye tenue de police mondiale. Hakaza abo bitanuza Vatican leaders, aba Vatican hari aba papa abyuka mu gitondo nawe agategeka ibyo ashaka, ariko haba hari ibindi bigisha inyuma. Hakaza icyo bita family ya Freemason. Aba Freemason murabazi namwe, harimo n'indi miryango yitwa yaba Illuminati, utwo tuba dushamitse hano gutya, ariko za party nakubwiye. Noneho hakaza icyo bita world leader. Aba world leader ni nyine bano batwara isi bayitegeka, baba biyobozi b'isi benshi bagiye batandukanye. Aba world leader nabo bari mu bantu baza bakexecta icyo bita sionist. Imyanzuro y'abafatiye niyo mvuze umva abantu ngiye ngo gushyigikiye ngo Israel ugasanga babashushanyije ibintu biri hidden ngo ubwoko bw'Imana, wareba ibintu bari gukora ugasanga ntabwo Imana ikoresha abantu bameze kuri yaba ari Imana. Arega hari ibintu bibaho mu buryo bwo kurwanya Imana. Imana iba ifite ubwoko nka buriya, yaba ari Imana yicana, yaba ari Imana yenderanye, yaba ari Imana ishotorana, yaba ari Imana y'ingome. Imana ifite ubwoko bumeze kuriya, bwicara mu gitondo ukabyuka ukajya kurasa kuvuga ati tuzarasa abantu, bakaza bakabarasa. Yaba ari Imana y'ingome. Imana yacu ni y'umudendezo, ni y'amahoro, ntabwo yifuza ko abantu barimbuka, ahubwo yifuza ko ibaho ubugingo buhoraho. Iyi rero ibyuka mu gitondo donc igakora ibyo ishaka mu bitekerezo byayo, ariko iri kwereka ngo nifashishije Imana. Ni ibisanzwe, ni nk'aya madini yacu asanzwe avuga ngo asenga Imana, ariko ubugome n'ibindi biri aside bikaba ari ibintu bidasanzwe. Noneho hasi hari abashyira mu bikorwa abamamaza, aribo bita actors, singers, sport stars, n'anuza na media influencers. Aba ni bamwe baza gushyira mu bikorwa. Murabizi ko uyu muhanzi ashaka kuvuga ikintu isi y'umwijima ishaka, mwese mubishyigikira. Ubu Jita Faraza akaririmba ikiririmbo runaka ngaha, abantu bose kikaba kibinjiye mu mutwe. Ba Melody murabizi nyine, donc iyi pare nayo igiramo uruhare. Haba bita aba actors, singers, sport stars na media. Ibi byose ni ibiza ku executa intambara. Hasi hakaza icyo bita public, bamuza mureba ibyo bagize gute babageni, bashatse ko mureba, bashatse ko mubamo. Mutonga by'ukubwa ate essence yazamutse, Iran yatewe pa mukakira. Iyi mu Bushinwa icyorezo cyaje, mwese mupfuka iminwa pa mukakira. Uyu mu Iran na Israel bari kurwana, intambara zatangiye kuba intambara mukakira. Ariko abacura bitekerezo naho bahera. Ariko Dawidi yavuze ijambo ryiza, sinje kubatera ubwoba. Aravuga ngo umuntu uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose.
aba bonyine abantu baba hagati mu rwihisho rw'Imana, mu bwisho bw'Imana, hagati donc muri cover y'Imana, nibo bonyine bafite ubushobozi bwo gutsinda aba principalities navuze, royal families, those field n'abandi bose urukumva bose aba usibye umuntu uri mu rwisho rw'Imana. Niho Yesu yabwiriye abana bagati Yohana mu babyawe n'umugore shaba muruta ni bakeye, ariko mu bwami bw'Imana umwana mutoya aruta Yohana Umubatiza. Niho Yesu yabwiriye abisaba bagati nyamara uri muri mwe aruta uri mu bisi. Aha niho ubundi itoro ritari mwisi sha ebana ikiremwa muntu bakizengereza bagiti, ariko kuba rikiri mwisi n'amasengesho y'abera nubwo babagaragara nk'abatariho baba batunze benshi. Ubu isi y'uyu munsi iyobowe n'abera, naho ubundi agakwiye kuba yarabaye umwanda, barayisenye barayangije, ariko Yesu ayibereye maso. Rero ntago mbabwiye ngo amaso yanyu mujye kuyahanga intambara. Ucura ibitekerezo by'intambara ni Satani mwenyewe, niwe mwenyewe. Nujya gufana ujye umenya ko ari we ugutwaye. Icyo muhanga amaso ni umusaraba n'ubambweho. Itorero rero riri hafi gutaha. Ejo hari ukuntu njya nandika cyahita, ariko mfite ikintu nshaka ngamije, tuba turi gukora ikiganiro kivuga ngo ijwi ry'abera ryumva ijwi ry'umucunguzi. Uyu munsi abantu ntabwo bashaka ko Yesu agaruka. Ushaka ko ari gatazagaruke ejo muri uku kwezi kwa gatatu. Bagahita bati oya yaravuze ngo ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Nubwo atavuze ngo ntabwo tuzi umunsi n'igihe, yavuze ngo duhore twiboneje nk'uko yagize gute aboneye. Yaza uyu munsi, yaza muri kwa gatatu, yaza mu kwa kane, ntabwo tuzi isaha n'igihe, ariko ibyo ni ibyo abapagani. Abizera bumva ijwi ry'umucunguzi kandi nta n'ikintu yakora atamenyesheje intore. Ageze ku irembo rero, umwami ageze ku irembo. Mwe mukura imyanda mu nzira kugira ngo umugeni azasanganire umukwe we. Ndabashimiye, Imana ibamugisha. Turajya tugumya tuganire, turebere hamwe aho isi igeze, tubahe n'amakuru kuko nayo ni ingenzi, cyane cyane nko kuri iyi ntambara. Tugende tubabwira n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye biri kuvugwa muri worldwide cyangwa se mu isi ngari, yaba iby'umwijima n'ibigaragara. Reka mbashimire, mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Mwakoze kutuwacinga, mwakoze kudukurikira. Shalom, nawe ubutaha.